uyu munsi gira tuvuge kubyerekeye ameza magari. Wandike ameza magari. Ni bande bakunda ameza? Nanjye ndayakunda. Ku meza habiki aba ibyo kurya n'ibiganiro byiza, kuko ntabwo mujya ku meza n'umwanzi. Amen. Iyo mugiye ku meza muba muri friendly, muba muri umuryango, muri famille cyangwa inshuti. Rero uyu munsi rero turaganira ku meza magari. Ameza atandukanye n'ameza ayo ari yose ushobora kwibaza. Amen. Murabona mu isi hari ameza dusanzwe tujyaho tugafunguraho. Hari ameza mu manama mpuzamahanga abahambaye bicara. Hari ameza mu makwe. Akaba mu makwe hari ameza aruta yandi bandi bicayeho, high table. Sibyo? Rero hari ameza aruta ayo ushobora kwibaza yose cyangwa yugeze kubona. Ayo meza rero na meza yateguwe na Rurema. Ntabwo ari umuntu wayateguye. Kandi kuri ayo meza wayateguye ngo yifuje ko buri kiremwa cyose cy'Imana kigira umwanya kuri ayo meza. Abantu bo mu ndimi zose, amoko yose, amahanga yose, bo mu bihe byose. Uwateguye ayo meza yateguye ko nta n'umwe yabura muri gahunda ye. Amen. Ariko kibabaje arabazabura kuri ayo meza. Kandi ntabwo biza biturutse kuri nyirayo meza, biza biturutse kuri abo nyine batazisanga kuri ayo meza. Uyu munsi rero ni wowe ubwirwa. Ntabwo urapfa, uracyari mu mubiri, kandi igihe cyose umuntu akihumeka aracyari munsi y'ubuntu bw'Imana. Ibintu byose bishobora kugaruka mu buryo. Ntabwo rirarenga imbere y'Imana. Kiresi umaze kuva mu mubiri warahisemo nabi, aho ntagaruriro. Rero hari abantu bazabura kuri ayo meza, ariko ntabwo biza biturutse ku wateguye ayo meza, kuko ubutumire bwe ni ubutumire bugenewe buri kiremwa muntu cyose. Ariko ntabwo twakwinjira kuvuga iby'ayo meza tutamenye iki. Kutemera ubwo butumire bifite ingaruka zikomeye z'ibihe bidashira. Le refus de cette grande offre aura des conséquences éternelles irréversibles. Kwanga ubwo butumire bifite ingaruka z'ibihe bidashira kandi ingaruka zidasubirwaho. Na niyo mpamvu Imana yifuza ko umuntu wese yumva iby'ubwo butumire agafata icyemezo cyiza, kandi mu buzima bwe bwose ntazigera akinisha ubwo butumire. Ubwo butumire burahambaye. Amen. Twamaze kumva hariya impuguro ku byerekeye ibihe turimo, ukuntu dukwiye gucunguza uburyo umwete, ko tukwiye kubaka ziriya nkingi eshatu: amasengesho, tukubaka kwinjira imwengere mu ijambo ry'Imana, tukubaka n'umwuka wo guhimbaza no kuramya Imana. Izo nkingi ko ari eshatu. Ntabwo ari izo gusa z'itorero, kuko hariya mu byakoze intumwa bice bibiri baratubwira inkingi zitandukanye itorero rya mbere ryo mu gihe cy'intumwa zubakiyeho. Ariko izo nazo zirimo, kuko uyu munsi nicyo kintu cyane cyane Satani agenda, nizo nkingi agenda hirika ngo zive mu buzima bw'abantu, noneho amatorero agasigarana
imihango n'imigenzo. Muguti imihango n'imigenzo. Kamesa kenda kawe ku cyumweru kagatera ipasi. Wenda ugatera ipasi kuwa gatandatu sibyo? Gategurira ikintu cyose iburundi bavuga ngo ni kuwa Mungu. Kuw'Imana ku cyumweru. Hanyuma ukagenda. Kuba wakumbuye n'abandi ko umuntu wese hano afite cercle yevuriwemo sibyo ariko ntabwo ari ibyo ni byiza ariko sibyo gusa hari icy'ingenzi kiruta ibyo. Amen. Hari icy'ingenzi kiruta kuza ukambona nkakubona tukabonana. Hari icy'ingenzi kiruta icyo. Icy'ingenzi ni kuvuga ngo duhujwe nande, duhujwe n'iki. Uriya waduhuje ni wowe ingenzi kandi uwaduhuje ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka rero ducunguze uburyo umwete tujye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 13 ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 30. Luka 13 22 30. Kadukurikire. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazaririra bakayikinyira amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazava abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Amen. Wakurikiye cyane cyane twavuze ameza magari sibyo? Niyo tubona ku 29 mukuru dusubiremo kuri 29. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Amen. Hano ngo il en viendra de l'Orient. Ubwo ni mu bice by'Ubushinwa. Amen. Yapani hariya iburasirazuba, et de l'Occident mu Burayi, za Amerika hariya, za Canada, du Nord bice by'Uburusiya, za Belarusi hariya mu Burusiya, et du Midi ni twebwe amajyepfo, nous sommes les habitants du Midi. Twebwe turaba amajyepfo y'isi. Urumva ko natwe baratwibutse. Tumikimana amashi umwami Yesu. Yaratwibutse. Amen. Uko niwe yaturemye. Du Midi, et ils se mettront à table. Batajya kumeza dans le royaume de Dieu. Mu bwami bw'Imana. Na ya meza rero dushaka kuvuga. Imana ishimwe. Aya meza abahanuzi niyo bangaga amaso. Nago bangaga amaso umudamu cyangwa umugabo cyangwa abana beza umuntu afite cyangwa imirima umuntu afite cyangwa amadiplome umuntu afite cyangwa ibyo atunze. Bangaga amaso aya meza niyo bangaga amaso kugeza bava mu mubiri. Ba Paulo na ba Petero aya meza niyo bangaga amaso. Amen. Bangaga amaso ingororano z'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ingororano z'umuhamagaro wacu muri Kristo na ya meza. C'est ça la finalité.
ariko satani aratubeshya ngo kizwa ngo umwami arakugira neza, twe tugafata ko kwakira Yesu cyangwa kumukurikira bifite gusa ingaruka nziza muri ubuzima bwa none. Yego bifite ingaruka mu buzima bwa none, ariko ntabwo ariyo ntego nyamukuru. Intego nyamukuru nayo meza. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Nimba uri hano, intego nyamukuru y'Imana kuguhamagara muri Kristo nayo meza. Bitabuza yuko no mu buzima turimo ntabwo dutererana, ariko intego nyamukuru ntabwo ari imigisha y'ubuzima. No. Nimba ari ibyo bakubwiye baragushutse, nimba ari ibyo wibwira waribeshye. Intego nyamukuru yo guhamagara kw'Imana muri Kristo, bwa butumire navuze. Haleluya. Cette offre extraordinaire, iyo mpano Imana iduha, ati ndifuza ko umunsi umwe tuzicarana nawe ku meza yanjye jye Uwiteka, ukandeba mu maso icyo abamarayika batigeze bahabwa, wowe ukandeba mu maso ukambona, nanjye nkishimira kukubona imbere yanjye. Nimba iyi nkuru itakunezeza, wowe ufite ingorane zirenze kubura amafaranga, kandi ndasaba Pasiteri Yves akurambikaho ibiganza. Waba uhari? Twikomereze, ariko turaza gusengera niturangize. Nimba izi nkuru zitakunezeza, ufite akadini keza cyangwa umutima wawe urafunze n'iminyururu itabarika, kuko nta nkuru nziza uzigera uhabwa mwana w'umuntu nko kumva ko rurema Imana yashyizeho iri zuba isa gute. Kandi iri zuba ngo mu mazuba Imana yaremye ngo iri ni agatodowa. Abashakashatsi muri astrology, amen, kera ari yitwa astronomy uno munsi, amen, astrology ya kera uno munsi ni astronomy nka science. Haleluya, amen. Cyangwa abantu bashakashatsi muguke muri cosmology biga ibyerekeye isanzure, bavuga ko iri zuba ryacu ni akazuba gato mu yandi mazuba menshi, kandi gafite urumuri ruto cyane ugereranije n'amazuba yandi. Hari amazuba yikubye miliyoni nyinshi iri zuba ryacu. Muyibaze uko ayo mazuba cyane. None Imana tufate akazuba gusa dufite hano, Imana agumugisha kuri aka kazuba kacu. Amen, haleluya. Kuko niko gatuma turiho, kuko iri zuba rivuye tuhita dupfa. Uyu mucyo niwe utuma ibiti bimera nawe ubaho. Amen. N'umubiri wawe hakaba synthétiser vitamine zitandukanye. Amen, haleluya. Ari na vitamine D antirachitique ituma amagufa ko akomera. Mwabivise iri zuba, uyu mucyo wafashe iminota 8 kugira ngo uve aho uri ugugereho ibirometero miliyoni 150, kugira ngo umucyo uzeho umwana w'umuntu ukuzanira imigisha. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Na niyo mpamvu kudashima Imana kuneza yayo ni cyaha gikomeye cyane. Kubira izuba gusa ryaje, ukwiye kumenya ko byose ni neza y'Imana. Uko Yesu yaravuze ngo izuba ryayo rirasira babi n'abeza hamwe n'imvura yayo. Ni kuvuga ngo rero twebwe abana b'abantu dufite ingorane. Iyo ubuze ikintu runaka uhita wumva ko ntago wishimye, ntago ushobora kuvuga ngo praise the Lord, Imana ishimwe, kuko wabuze ifaranga, kuko wabuze iki, kuko wapurayinze ahantu ntibakwakira, wenda Imana igutegurira harenzaho, ntabyuzi. Who knows? Ntabuzi kiretse yo gusa. Haleluya. Ariko watekereza gusa kuneza isa twamaze gufata nk'isanzwe. Uyu mucyo w'isi nako wizuba urasirisi, iyi ni impano ikomeye. Birumvikana ko impano irinda byose ni Yesu Kristo. Amen. Ariko iri zuba kuba rirasa, nashaka kubabaza, ninde yatanze amafaranga ngo rirase?
tubatekereje ngo Imana ikora ibitangaza, mbone amafaranga, mbone kwishyura ikredi, mbone ibi n'ibi, tukibagirwa ko hari ibintu buri munsi tubyukiramo byakaduteye gushima Imana. Amen. Haleluya. Umuntu yitwa François d'Assise, ni umutagatifu muri Katolika. François d'Assise wa kera. Icyo kintu yakiturushije. Yavutse mu muryango ukize cyane mu Burayi bwa kera. Amen. Areka byose ubuzima bwiza, ajya kuba mu buzima bw'ubukene kugira ngo abashe ngo kugera ikirenge umuco wamubambiwe, abana n'abakene. Ubu rero yaravugaga ngo mwabitsi mwe bavandimwe, mumfashe gushima Imana. Yabona inyamaswa, mwanyamaswa bavandimwe, mumfashe gushima Imana. Wazuba we, umfashe gushima Imana. François d'Assise. Hariho n'amakongregasiyo amwitirirwa Saint François d'Assise. Haleluya. None wowe uyu munsi wigeze ushima Imana? Wigeze wishimira Imana uretse ko waramutse? Wanayishimiye kuri iri zuba utigeze uhamagara? Uzi ko ari abantu baba muri iyi si imyaka 80 bakayivamo batigeze batekereza ku mpamvu y'ibintu, batekereza kawunga gusa. Ntibanibaza se iri zuba riri hariya kuva cyaje gute? Ese iri zuba ritabura kuri rendezvous cyagenze gute? Bategereze ku bintu, ese ibintu byamyeho? Kubera ikibwira se bugaca ninde se ubigendesha ko butira gusa ngo tugume mu ijoro? Murazi ingaruka zabaho kabutindi. Kugira ngo ubuzima bubeho bukiye kwira bugacya. Amen. Kugira ngo ubuzima bube maintenir hano muri isi, Imana yadeploye ubwenge buhambaye. Ukwezi gufite ingaruka ku buzima bwacu, apana gutumurikira ngo nijoro ya sibyo gusa. Ahubwo inyanja kugira ngo zishobore kuzana ubuzima. Amen. Le mouvement de la mer ni kwezi kubitera, les marées. Mwayuzi buri kintu cyose gishamiki ku kindi ngo byuzuzanye kugira ngo bigende gute? Wowe mwana w'umuntu, Imana ikugirire neza. Tukiye kwiga gushima Imana ku bintu twasanze Imana yarashizeho ku neza yacu mbere yuko dutwarwa n'agahinda k'ibyo tudafite. Amen. L'ingratitude, c'est l'un des grands péchés. Kudashima Imana ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Imana ishimwe. Ufite kubyuka ugashima Imana ku byo wasanze. Amen. Kuko wowe ntabwo wahamagaye izuba, wowe imvura nigwa ngo imirima yere ntabwo ari wowe wayihamagaye. Uyu mwuka tuguma duhumeka nubwo twawuhumanije abana b'abantu kubera imirimo y'abantu, les activités humaines zituma imyuka ihuma. Ariko Imana hari ibintu ikora ugasanga noneho, haleluya, ziriya gaze za effet de serre zitandukanye Imana ikagenda iri ukuntu bigenza kugira ngo umwana w'umuntu akire bya kanseri. Kuvuga ngo Imana irakomeza kwitwarika creation yayo nubwo umwana w'umuntu yangiza. Imana ifite uburyo ibyitwararika kugira ngo abana b'abantu bakomeze guhabwa ineza yayo. Ariko twebwe turahumye amaso y'imbere mu buryo tudashobora gutekereza ku bintu bisanzwe tubona. Hari umuntu yanditse aravuga ngo le vrai bonheur ne coûte rien. Twebwe turashaka happiness, ngo ubuzima bwe turabushakira mu bintu, kugira ibi. Ariko yaravuze ngo le vrai bonheur ne coûte rien. Aravuga iki?
ngo Imana yazanye le bonheur, ubuzima, amahirwe, sinzi bon le bonheur c'est quoi? Happiness. Le bonheur, kunezerwa kubaho, tubifate gutyo. Kunezerwa kubaho. Imana yabigize simple, biroroheje. Isufi ko amaso y'imbere ahumuka, ukabyuka. Dore Dawidi, nubwo atarajya hanze ngo ashime Imana kubyo ari bubone, yarashimaga gusa ko ndagushima mwami ko wandemye neza. Wowe uzubishimira Imana wowe? Je te loue Éternel parce que je suis une créature si merveilleuse. Uzubishimira Imana wowe? Ahubwo nitugira amahirwe yo kuza tubyuka mbere ko tujya mu bintu tukajya imbere y'indorerwamo miruari tukireba, twakwihana buri munsi, kubera ko ibiri mu mitima yacu bituma twijima. Mu mitima yacu hari ibintu Imana itaremye nibyo bidupakiyemo, ariko nureba gusa wowe ati c'est moi, ni jewe, ikakubura aho gusa ubwabyo nigitangaza. Amen. Ni jewe ntabwo ari undi. Ugahita ureba mu ndorerwamo uti coucou, bonjour François, mais tu es merveilleux, ndagushima Uwiteka. Amen. Tu n'es pas le produit du hasard, ntabwo uri aho by accident, kuko Imana yarabishatse. Piga magovi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Narabwiye ubushize ni n'aya mazi, usibye ko ari ahantu aya mazi ni zahabu, sibyo? Mu bihugu y'ubutayu, n'aya mazi tujya tunywa ukumva ko ari ibintu bisanzwe, ntunabitekerejeho, ntunamenye la composition chimique ya mazi. H2O, sibyo? Deux atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. Ukareba Imana ngo ikore mazi, l'eau sous forme liquide, tubeho. Iyi ni miracle y'Imana. Amen. Iyo uranywa uzayo umenya uti ndio nanywa miracle y'Imana. Niyo mpamvu Yesu mu kigereranyo yihaye yavuze ngo nijye amazi y'ubugingo. Nuko aziko ayo mazi tuyabuze turapfa. Rero no kuyanywa nuza bifata for granted, uzajya ushima Imana. Imana ishimwe. Uzi yuko ari umuntu yicara imbere y'isahani ye akamira bunguri, nani ukwibaza ase ibi bintu ni mashini yabikoze cyangwa biri mu buzima, ni Imana yabiremye. Abantu ils sont tellement ingrats. Gushima Imana ntabwo ari kurindira ngo Imana ngo izakore biriya nayisabye. Impamvu yo gushima Imana irahari buri gitondo, buri munsi, buri saha. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yabwiye cyo bahera. Ukuntu wowe uteye gusa mubiri wawe ni miracle yindi. Wowe ukuntu uteye gusa biratangaje. Mu mubiri wawe hakoreka mu seconde des milliards d'opérations biochimiques. Hari miliyari ku isegonda y'ama operation akoreka mu mubiri wawe, kandi ntasobane n'ibisopani mu buhanga bukomeye, kuko haramutse yabaye kamwe gahusha uratembagara. Nubwo waba upimiro ijana, nubwo wangu ugenda akomeye, uratembagara ugapfa, bakagutwara hariya iwawe wamwe. Mwabyumvise? Rero ibyo nabyo ukwiye kubishimira Imana, kuko ni Imana yabikoze. Gira mugize ati Imana n'umukozi w'umuhanga. Inua utukufu wa Bwana. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Nutekereza kuri ibi rero iby'Imana yaremye, ukitekerezaho, ndakubwije ukuri, nubwo kawunga yabitaraboneka, umutima w'uruzoma mashimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Umutima w'uruzoma mashimwe niyo antidote yo kwitotomba.
Tukwiye kubaka la culture de rendre grâce à Dieu. Tukwiye kubaka umuco wo gushima Imana ku bisanzwe. Amen. Et puis ni kuneza yawe, c'est la santé pour ton corps. Umuntu agendana guhangayika, ibimaganya, ibiki, anxiété, inquiétude, ibiki byose, uyo muntu ibindi birwara biraza. Ariko umuntu yubaka muri we gushima mu bisanzwe, mu biri simple, uwo muntu agira amahoro menshi. Kandi ijoro rye ibitotsi bye ni byiza cyane. Kandi umuntu nk'uyo nta namwe azigira yifuza inabi ku wundi. Umuntu nk'uyo ashobora kuba n'umunginzi mwiza, kugira ngo wingingira abandi no kubakunda. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Donc imitima y'abantu benshi ifite ibibazo, mashyari biki. Yesu yavuze ngo ibihumanya umuntu ngo ni byinshi, harimo ubusambanyi biki, ariko arindi yavuze ngo ijisho ribi. Kikijisho burya ijisho ribi riba rivuye mutima urwaye. Amen. Salomo aravuga munyabwenge, amen, mumubwiriza ngo les yeux sont les fenêtres de la vie, ngo aya maso niyo madirisha uw'imbere areberamo. Byandike gutyo, utaya maso ni amadirisha umuntu w'imbere areberamo. Tugaruke rero kuri ariya meza. Nababwiye iki? Nabwiye ko intwari zose z'Imana zo mu bihe byose niyo zahanze amaso. Amen. Aya magambo Yesu yavuze gute? Kubera iki? Haleluya. Arahandi muri Bibiliya aya magambo agaruka. Icyambere yabwiraga abayuda bari banze kwakira ubuntu bw'Imana, banje kwakira Yesu, banje kwakira agakiza. Aravuga ngo ubwami bw'Imana muzabwakwa mwebwe abayuda, buhabwe irindi shyanga rizera imbuto zabwo, hanyuma abana b'ubwami bazajugunywa hanze, niho haza bakurira no guhekenya amenyo. Hano rero iri jambo yatangiranye n'ikintu gikomeye cyane. Amen. Batubwiye hariya ngo 24 ngo mushishikare, harimo mushishikare ngo efforcez-vous, mwihate kunyura mu irembo rifunganye. 24 mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Amen. Amen. Haleluya. Nukuvuga ayo meza Imana irahamagarira abantu ngo bazayabonekeho, basangire nayo kuri uwo munsi uhambaye. Ariko hari icyo bisaba nyuma yo kuvuga ati yego mwami, nanjye ndashaka kuzaba kuri ayo meza, nditabiye ubutumire. Yesu aravuga ngo umaze kuvuga ngo karame mwami, nditabiye ubwo butumire, mu yindi mvugo ijambo ryawe ndaryemeye, ndi umunyabyaha, Yesu warikoreye ibyaha byanjye. Utigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, umutunzi wa byose yahindutse umukene ngo adutungishe. N'andi magambo menshi avuga Yesu Kristo. Nubwo yasanga akamero k'Imana, amen, ntabwo yagundiriye kuguma muri urwo rwego, yaciye bugufi isiga ubusa, afata ishusho y'umuntu ndetse ishusho y'imbata, araganduka no ku rupfu, kandi urupfu rw'isoni rwo ku musaraba. Ngo niyo mpamvu Imana yamushize hejuru cyane, imuha izina riri hejuru y'andi mazina yose, ngo mu izina rya Yesu Kristo amavi yose apfukame, y'ibiremwa byo mu ijuru, ibyo mu isi no munsi y'isi, n'indimi zose mu ijuru, mu isi no munsi y'isi, yature ko Yesu Kristo ari Uwiteka, bishe Imana twese icyubahiro. Amashimeje ku mwami. Umaze kumva ibyo byose rero, ukamenya urukundo rw'Imana muri Kristo, ukamenya impamvu Imana yatumye umwana wawe w'ikinege, ugatuvuga ati karame mwami ndaje, ukemera ko bose bakoze ibyaha nibashikira ubwiza bw'Imana, ariko ko Imana ibatsinzishiza ku buntu bw'amaraso ya Yesu Kristo.
umaze gutera iyo ntambwe rero uvuga ngo wakiriye butumire rero bwo kuzajya kuri ariya meza. Ariko ntabwo birangiye kuko uracyari mu isi, ngo ukwiye rero kunyura mu irembo rifunganye. Ryo rivuga iki? Yesu aravuga ngo abantu bose bari ku isi bari mu nzira ebyiri, nta ya gatatu ihari. Ngo ari inzira ngari inyura mu irembo rigari. Ngo benshi mu isi niho bari muri iyo nzira. Iyo bavuze inzira ngari murumva ko kiriya kitu twende, ubusinzi buragenda, ubusambanyi buragenda, ubujura buragenda, ubwicanyi buragenda, ibinyoma biragenda. Yesu yayise inzira ngari. Uburozi buragenda, buri kintu cyose. Ngo ariko iyo nzira igana kurimbuka, kuko biravuga ngo hari inzira nyinshi ziboneka mu maso y'umuntu ko ari inzira z'amahoro, ngo ariko amaherezo ni inzira zimuganisha kurimbura. Ngo ariko yindi nzira ngo ni inzira ntoya, ngo inyura mu irembo rifunganye. Yesu yayise ngo ni inzira igana mu bugingo. Ahita avuga ijambo rikomeye ngo ariko iraruhije. Iraruhije. Niyo mpamvu mubona agakiza abantu bagakandagiramo igihe runaka bakagashingukamo, kuko biraruhije kuguma ugenda mu nzira ifunganye, kuko ibishuko ni byinshi byagukurura mu nzira ngari. Inzira ifunganye rero ni inzira, amen, yo kwigomwa ibya kamere, ahubwo ugashishikarira mu by'umwuka akunda. Kuko ngo mu buzima bw'umwana w'Imana hari intambara hagati ya kamere n'umwuka w'Imana. Nimba mufite ngo kamere irarikira iby'Imana yanga, kamere y'umuntu irarikira iby'umwuka yanga. Rero ibyo byombi birarwana, kamere y'umuntu n'umwuka w'Imana. Inzira rero ngari ngo niyo miliyari z'abantu zirimo. Hanyuma inzira ntoya inyura mu irembo rifunganye ngo ni bake bayinyuramo. Yesu yavuze iki rero? Ngo urabona kese unajina Kinyarwanda, efforcez-vous, mugire umwete wo kunyura mu irembo ifunganye. Ngo kuko ntago bizahora byoroha buri gihe cyose, ngo ari igihe abantu bazifuza kuyinyuramo, kurinyura muri iryo rembo ntibabishobore. Mwibaza ko ari ryari? Mwibaza ko ari ryari? Parce que là il y a une prophétie. Hano ari ubuhanuzi bwa Yesu. Ni ryarira nago turagera kuri icyo gihe. Harimo explication possible ebyiri. Icyambere, itorero rimaze kuzamurwa, Imana imaze gutwara abayo, abantu bazashaka gukizwa ntibabishobore. Iyo ni ya mbere. Iya kabiri nuko ibihe turimo ari byo bihe by'iherezo. Amen. Ni ibihe bikomeye cyane kurusha ibindi bihe, kugira ngo umuntu ashishikarire kunyura muri iryo rembo no gukomeza muri iyo nzira ifunganye. Iki nicyo gihe turimo. Biragoye gukiranuka 100% muri iki gihe, kiretse ubuntu bw'Imana. Amen. Nurebe ngo abapasitori benshi, ngo amatorero menshi kada, ndio ndavuga agakiza nyako, kugendera mu ijambo ry'Imana. Biraruhije muri iki gihe kurusha ikindi gihe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero yakomeje aravuga ati ari gihe abantu bazamubwira kira gihe bati mwami twakoze ibi mu izina ryawe, twarakubonye wigisha n'ibindi, sibyo? Azabwira ngo mugende sinigeze bamenya mwango z'ibizo. Noneho niho yazanye rya jambo ry'ameza rero, ngo nubwo bimeze gutyo ameza y'Imana ntazabura abayicaraho. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Ngo bazava iburasirazuba,
muri ya bice bya Bushinwa za Japan hariya, bazava iburengerazuba, Uburayi, Amerika za Canada, bazava ikasikazi mu Burusiya hariya, bazava n'ikusi muri Afrika, ngo bazicara mu bwami bw'Imana, bicarane na Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi. Haleluya! Nabera mu bihe byose. Iri jambo ni ijambo ryuzuyemo ibyiringiro bikomeye by'umukristo. Reka mvuge ndashaka mu Kinyarwanda. L'enfant de Dieu ne triomphe pas dans ses combats par ce qu'il a dans l'immédiat. Umwana w'umuntu, nakumwana w'Imana ukuri, ntabwo anesha mu buzima bwa buri munsi mu ntambara arimo zo kwizera kubera ibintu y'abafite ako kanya, mais l'enfant de Dieu triomphe par l'espérance. Umwana w'Imana ukuri anesha kubw'ibyiringiro, kandi ngo ibyiringiro ntabwo bishingira ku byo ufite, kuko iyo umaze kubona ikintu ntabwo ukiringira. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bibiliya avuga ko Yesu Kristo Imana yamwise ibyiringiro by'amahanga yose. Yesu yitwa ibyiringiro by'amahanga yose. Ni ukuvuga ngo kubuza muri iyi si ukazabura kure y'ameza icyari kuba cyiza iyo ureka kubaho, kuko nicyo kintu cyonyine Imana yakuremeye. Ntabwo yakuremeye ngo ube muri iyi si wirundeho ibintu, oya. Yakuremeye muri iyi si kugira ngo igutegurire umunsi umwe kuzicarana nayo face to face. Amashimwe ku Mwami Yesu Kristo. Na nibyo Yesu asubiramo ku bahanuzi bwa Yesaya 42, ariko Yesu akavuga ayo magambo ko yamuvuzweho we muri Matayo 21. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 42 tugeze ku murongo wa 46. Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza ifuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko urizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye bamenye yuko ari bavuga, bashaka kumufata ariko batinya rubanda, kuko wemeraga ko ari umuhanuzi. Amen. Amen. Haleluya. Yesu aravuga kubyerekeye umugani. Hari abantu benshi rero n'abafarisayo, harimo n'abanyabwenge byanditswe, les scribes. Aravuga kubyerekeye umugani. Amen. Uyu mugani abo bafarisayo nabo banyabwenge byanditswe bahise bamenya ko ari bo aravuga. Reka dusome uwo mugani muri Luka 20 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 19. Mumva impamvu barakaye. Atangira gucira abantu uyu mugani ati, hariho umuntu wateye uruzabibu asigamo abahinzi ajya mu kindi gihugu atindayo. Igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu, ariko abahinzi baramukubita baramwirukana agenda ubusa. Yongera gutuma undi mugaragu nawe baramukubita baramuhemura agenda amaramasa. Yongera gutuma n'uwa gatatu, n'uwo baramukomeretsa baramwirukana.
nyir'uruzabibu aravuga ati noneho mbigenze nte? Reka ntume umwana wanjye nkunda, ahari none we bazamwubaha. Ariko ba bahinzi bamubonye bajya inama bati uyu ni we mutware, nimucyo tumwice ubutware bwe bubu ubwacu. Baramwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabagenza ati? Azaza arimbure abo bahinzi, uruzabibu aruhe abandi. Abantu babyumvise baravuga bati biragatsindwa. Arabitegereza arababwira ati none se ibi byanditswe ni ibiki ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Uzagwira iryo buye wese azavunagurika, ariko rizagwira rizamugira ifu. Uwo mwanya abanditsi n'abatambyi bakuru bashaka kumufata, kuko bamenye yuko ari bo yaciriyeho uwo mugani, ariko batinya rubanda. Amen. Kubera iki bamenye ko ari we yaciriye umugani? Ari ubuhanuzi bwari buhari, Imana ishimwe, muri Zaburi ya Dawidi y'ijana na 18, ngo ibuye ryagawe n'abubatsi ngo ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi ngo ibyo byavuye ku Uwiteka. Ayo magambo abayuda bari bayafite, barayasomaga kenshi. None Yesu aravuga ngo ntabwo mwasomye ko amaze kubabwira umugani? Bumva yuko uriya mwana nyiri umurima yatumye, bamaze kwica abagaragu yabanje gutuma, ntitwabisomye. Bumva yuko ariho aravuga bo. Hanyuma aravuga ngo ntabwo mwasomye ngo ibuye ryagawe n'abubatsi ryahindutse rikomeza imfuruka? Ngo ibyo ntabwo byavuye kuri twe ku bantu, ngo byavuye ku Mana. None se abo bubatsi bagaye iryo buye ni bande? Bahise bumva ko ari bo. Nivuga ngo bariya Abafarisayo n'abariya banyabwenge mu byanditswe du de la loi, bariya bakuru y'idini ry'Abayuda, abo nibo bari bafite inshingano zo kubaka ubumenyi bw'Imana mu bantu, kubaka inzu y'Imana mu buryo bw'umwuka. Nibo bari responsable y'ijambo ry'Imana, nibo babazwa ijambo ry'Imana icyo rivuga. C'était des conducteurs spirituels d'Israël, bayoboraga Israel. Ariko Yesu Kristo yabajemo ntibigeze bamwakira, ahubwo aho umwanya wo kumwakira baramubwiye Pilato ngo amubambe. Ngo bamenya ko ari bavuga, bararakara bajya inama zo kumwica. Petero avuga ngo umviriza, ngo ibuye ryagawe n'abubatsi ngo ryahindutse rikomeza imfuruka, nk'uko Yesu yabivuze, nk'uko ari ubuhanuzi muri Zaburi imyaka 1000 mbere ko Yesu aza bumvugaho, ngo kubatizera ryabuye, amen, rikomeza imfuruka, ngo ryahindutse kuri bo ibuye rigusha. Ngo bararitsitayeho kuko batizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma iryo buye rirabagwira, rirabasya. Yesu hari amagambo yavuze akomeye cyane, reka tuyasome. Imana ishimwe. Haleluya. Tubanze dusome iriya jambo rya Petero. Tubanze iriya jambo rya Petero. Amen. Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 6 tugeze ku murongo w'8. Someri. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka, n'ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryagenewe. Amen. Ryabuye mwaryumvise ngo basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire.
ngo Imana Yesu imwita ibuye rikomeza imfuruka. Mu myubakire ya kera, la pierre angulaire, imyubakire ya kera, ibuye rikomeza imfuruka iyo rivuyeho inyubako irahirima. Nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu nabwubakana ibindi byose akibagirwa Yesu Kristo nk'urufatiro rw'ibyo yubaka, ubuzima bwe buzahirima. Yesu niwe akomeza inzu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Na Yesu ubwe yarabivuze. Amen. Haleluya. Yarabivuze muri aya magambo. Imana ishimwe. Aravuga muri magambo muri Matayo 21:43 kuza kuri 46. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo, kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye bamenya ko ari bo avuga, bashaka kumufata ariko batinya rubanda kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Amen. Abo batambyi bakubise umutwe kuri rya buye, umutwe urasandara. Ngo iryo buye ari we Yesu Kristo, la parole vivante de Dieu, la parole incarnée. Jambo mbere yari jambo, jambo yari Imana, jambo yari kumwe n'Imana, kandi ngo jambo yambaye umubiri. Yesu niwe jambo. Nuvuga ngo kutizera Yesu Kristo, ryabuye rikomeza imfuruka ryabahindukiye ibuye ribasya. Iyo umuntu apfuye atakiriye Yesu Kristo, hakurya y'ubuzima agenda avuga ngo ryaranseye. Kutizera Yesu Kristo, Yesu abivuze ingaruka hano, nuko iryo buye Imana yahisemo ry'igiciro, ngo mumwegere we buye rifite agaciro, ryanzwe n'abantu. Haleluya. Ariko ryatoranijwe n'Imana. Mumwegere we buye ry'ubugingo, ryanzwe n'abantu ariko ryatoranijwe n'Imana. Mumwegere namwe mube mu buye y'ubugingo muri we, kugira ngo mubakane, kugira ngo mube inzu Imana ibamo mu mwuka. Nukuvuga ngo Yesu Kristo rero, ingaruka zo kutemera Yesu Kristo, usibye ko yameza utumiwe utazabonekaho, ahubwo ryabuye riragusya. Rimwe turaturukana abadayimoni hashize imyaka myinshi hariya i Burundi, hanyuma mfatirija muri Petero twasomye, ngeze hariya ngo utizera ibuye rizamusya. Yedema avuga ngo ryaranseye. Amadayimoni arabizi ibi. Amen. Iyo upfuye utakiriye Yesu Kristo, iri jambo rigusoreraho, ririya buye riragusya. Aya ni amagambo ateye ubwoba. Kutakira Yesu Kristo ntago gusa biguteje kuzicara ku meza hamwe nawe kuri wa munsi, ameza magari yo mu ijuru, ahubwo ingaruka nababwiye ngitangira zirakomeye cyane. Byabuye ariyo jambo ry'Imana, ariwe Kristo. Amen. Avuga ngo rikomeze ubuzima bwawe, ahubwo riragusya. Nguzi kubita kuri ryo rizamuvunagura kandi rizamusya. Petero avuga ngo rero ngo benshi rero ryabuye bararisitayeho ko ntago bizeye Yesu Kristo. None rero iyo bamaze gupfa, usibye ko batazajya kuri ariya meza, ahubwo ryabuye rirabasya. Amen. Turacyavuga kuri iryo buye. Dore Yesu ibyo yavuze ku giti cye, aravuga akomeza gusobanura ingaruka zo kutamwakira. Matayo 11. Haleluya. 2:6. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni we wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa,
abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Umvira rero mu gusoza rero. Haleluya. Yohana amaze gushigwa mu nzu y'imbohe na Herode, abwira abigishwa be, kuko inkuru za Yesu zari zitangiye kwamamara, kandi murabizi ko Yesu yatumye nako Yohana yatumwe kuba integuza ya Yesu. Yesaya yaramuhanuye ngo nijwi ryurangura mu butayu ngo batunganye inzira z'umwami. Yohana rero Imana ibonye ko umurimo yamutumye ugeze kwiherezo ku musozo, yemera ko Herode amufata mbere yuko amuca umutwe, amushira muri gereza. Yohana ari muri gereza, Yohana Umubatiza atuma abigishwa be, ko nawe afite abigishwa, ati mugende mubaze uriya twumva ari arakoreye imirimo, ari arazura abapfuye, ari arabwira abantu ubw'ubwami bw'Imana, ari arirukana abadayimoni, ari arakiza ibirema, imirimo yose Yesu yakoraga n'ubutumwa yatangaga bw'ubwami, ngo mugende mubaze ese niwe nahamirije, ese niwe Kristo, ese niwe Mesiya, cyangwa dutegereze undi. Mwabibise. None baragenda, abigishwa Yohana baragenda, bageze aho Yesu ari, hari imbaga ari imbere ye bamumva, hari abarwayi, hari abadayimoni bari mu bantu, hari impumyi. Iyo mirimo yose Yesu yakoraga y'ubwami, kuko Bibiliya avuga ibizamuranga, carte de visite ya Yesu, ngo nazi impumyi zizahumuka, ibirema bizagenda. Amen. Iriya mirimo yose Yesu yakoze yari yamuhanuweho nka témoignage, nk'ubuhamya ko ari we Mesiya. Haleluya. Ko ari we wasizwe amavuta ngo azakize abari mu isi. Noneho baraza begera Yesu, abigishwa ba Yohana, ngo rero Yohana yadutumye ngo tukubaze. Kurekera? Yadutumye ngo tukubaze ngo ni wowe. Amen. Haleluya. Ni wowe yahamirije mu ijambo rimo, ni wowe Kristo cyangwa dutegereze undi? Nago Yesu yagiye hariya ngo ni jyewe. Oya. Nkuko benshi tujya twihamiriza. Oya. Ako kanya yahise atangira, ibirema birahaguruka, impumyi zirahumuka, abadayimoni barahunga. Haleluya. Imirimo irakoreka aho hantu. Arabwira ati rero genda mubwire Yohana abatumye, mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Babonye iki? Impumyi zirahumuka, ifa amatwi birumva, ibirema biragenda. Amen. Ngo bapfuye barazuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, ngo genda mumubwire ibyo mwiboneye. Bivuga ngo Yohana suko ashidikanyaga kuri Yesu, benshi baribeshya, kuko Yohana yari afite umwuka wera. Suko ashidikanyaga kuri Yesu, yashaka ko abigishwa be badatakara, kubera yuko umwigisha wabo atagihari, ahubwo bamenye ngo uriya niwe kamara, uriya niwe naje guhamiriza, akwiye gukuzwa agengakishwa bugufi. Igihe cyo kumaga amaso kirarangiye, Imana igira inkure mbere y'amaso yanyu, ahubwo uriya naje guhamiriza niwe mukiye gukurikira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Suko Yohana yashidikanyaga, yari afite umwuka wera, yarazi ko ari we Kristo, yashaka ko abigishwa be agira. Haleluya. Icyo akwiye gukora akabarangiza umurimo we, aravuga ati genda narabateguye, none uriya niwe kamara, nimugendero abahe icy'ingenzi, abahe ubugingo buhoraho. None bavandimwe muri hano, haleluya, nashaka mukurikira ibi. Amaze kubwira abigishwa ba Yohana ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye, mubimubwire n'ibyo mwumvise. Impumyi twese, impumyi zirahumuka, ifa amatwi birumva, icumba biragenda, abapfuye barazuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Mugenda rero mumubwire ko ibivuze mwabibonye. Amen. Hanyuma nubwo Bibiliya tubwira la suite, ariko Yohana Cecile karababwiye ngo aha, uri rero niwe. Imana ihabwa icyubahiro.
bavandimwe, ijambo dushaka guhagararaho ni iri yavuze ku murongo wa 6 mbere ko dusoza, ngo ahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Muvandimwe uri hano, ibya Yesu biragusitaza? Ibyumvise urashima? Ibya Yesu biragusitaza? Ibya Yesu wifata gute? Ibya Yesu urabyishimira? Kuko iri ni ijambo ryavuzwe n'uwaturemye. Hahirwa ibyanjye bitazagusha. Ese ibya Yesu urabyishimira? Ibya Yesu birakunezeza? Ibya Yesu ubifata gute? Urashakara barasa. Ubifata gute? Ibya Yesu ubifata gute? Uyu mwanya ndio ndavuga, ibya Yesu ubifata gute? Nete mukuru tusubire muri iyo jambo niyo ushaka mutahana mbere yuko nza kwanzura mvuga kuri ya meza. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Iriya bayitiki bayita exhortation. Il exhorte. Nimbu araburira. Kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ibya Yesu byaragushije benshi. Uhereye ku bantu mu gihe cye, abafarisayo, haleluya, abasadukayo, ibyo bice by'idini y'abayuda, abanyabwenge b'ibyanditswe, les auteurs de la loi, les scribes. Ibya Yesu byarabagushije. Ibyari kubabera agakiza byabahinduriye umuvumo. Muri iyi si nubwo ufite ibyo wahitamo byinshi, haleluya, ariko kubijyanye n'icy'ingenzi ntandi mahitamo ufite. Uyu munsi urabaza umuntu, warakijijwe? Ngo nanjye ndasenga. Uyu munsi urabaza, ese warakijijwe? Ngo nanjye mfite idini ryanjye. Muri ya bihugu by'ubwenge bakoresha ibintu by'ubwenge cyane, za philosophie. Ese warakijijwe? Abando, moi j'ai une autre philosophie. Ndafite ubundi buryo ndebe ubuzima. Ushobora guhitamo ibintu byinshi muri isi. Amen. Ariko kubijyanye, amen, n'amaherezo yawe y'ubuzima, urangize ubuzima muri isi, ntago ufite amahitamo abiri, nta alternative indi hari. Ufite kimwe gusa Imana yakubwiye, ngo shize imbere yawe ubugingo n'urupfu, hitamo ubugingo ubone kubaho. Kandi Yesu yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data ntamujyanye. None uyu munsi ikintu Yesu atwibukije ni ukumenya, ese waranyuze mu irembo rifunganye cyangwa uri muri ya nzira ngari? Umunyedini afite idini gusa ari mu nzira ngari, umurozi ari mu nzira ngari, umwicanyi ari mu nzira ngari, utizera ari mu nzira ngari. Inzira ngari n'umunyamico myiza ntagire Yesu nari mu nzira ngari, kandi iyo nzira ngari ngwigana kurimbuka. Nuvuga ngo waranyuze mu irembo rifunganye. Yohana 10:10 dusomere. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Komeza. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari ubihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ninjye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri urwo rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Ni jyewe yavugaga buriya. Nawe vuga ati ni jyewe yavugaga. Ni jyewe yavugaga.
zizumva ijwi ryanjye kandi rizaba umukumbi umwe zigira umwungeri umwe. Amen. 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 Yesu avuze ko ari we mungeri kandi we ntabwo ari umushanshuro, ni nyir'intama, na niyo mpamvu yaziguze. Ariko ku murongo wa 7 niyo dushishikaza nonaha. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Amen. Ni jyewe rembo ry'intama. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Je suis la porte des brebis. Ni jyewe rembo ry'intama. Ririya rembo rifunganye ni Kristo. Haleluya. Kwinjira muri Kristo uba wemeye kwinjira mu irembo rifunganye. Ntabwo uzongera gukora ibyo ushaka. Uzagiteka ubaza Imana nimba kiriya kintu kiyinezeza. Haleluya. Niwe rembo kandi niwe nzira. Irembo rifunganye niwe, n'inzira nayo ngo niwe. Iyo nzira tuzayikomeza kugeza aho tuva muri iyi si. Uyu munsi rero ukwiye kwibutswa, nimba ari ubwa mbere ubyumve, nimba ari waramaze kubyumva uribukijwe. Mbere yuko ndangiza mwanya muto kuri ariya meza magari, nimba waranyuze mu irembo rifunganye, ni ukuvuga ngo wanyuze muri Kristo. Nimba ukiri mu nzira ifunganye, uracari muri Kristo. Uzamenya gute ko ukiri mu nzira ifunganye? Nuko ubuzima bwawe buracari munsi y'ubutware bwa Yesu Kristo. Nuko ibyo wifuza, ibyo ukora byose biba bigamije gushimisha uwagucunguye. Nagushobora kuba mu nzira ifunganye, ukaba waranyuze mu irembo rifunganye, utumva contrainte, utumva iyo pressure y'ubushake bw'Imana. Nimba mu mutima wawe utajya wumva iyo ntambara yuko hari ikintu gishaka gukora ibyo ushaka, n'ikindi gishaka ko ukora mbere na mbere ibyo Imana ishaka, nimba iyo pressure utayumva muri wowe ntabwo uri muri iyo nzira. Uri muri iyo nzira buri gihe cyose ari hagati y'iyo tension. Nuvuga ngo kamere ishaka gukora ibi, ariko Mwuka Wera muri wowe niba umufite arakubwira ngo ibi ntabwo ari ibyo twavuganye igihe wanyuraga muri rya rembo. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe wanyuraga muri rya rembo waravuze ngo uhereye none muri iri rembo nta bushake bw'umuntu bwakwirwamo, ahubwo ubushake bw'umuntu bukwirwa muri rya rembo rigari n'inzira ngari. Igihe winjiraga muri rya rembo waravuze ngo ndiyambuye byose ko nibyanyuramo. Amen. Haleluya. Hanyuzemo gusa ubugingo bwawe, ibindi byaranje gukwirwamo wahise ubisiga. None nimba waranyuze hariya, ukwiye kuba ufite muri wowe iyo pressure, izo mbaraga zigutuma igihe cyose ushaka gukora ibyo wakubambiwe ashaka. Na niyo Petero avuga ngo nuko rero ngo hari intambara muri twe hagati ya kamere ikarwana n'iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo uzanesha arabizi ko kunyura muri rembo ni kimwe, gushishikarira muri ya nzira ifunganye ni rugamba rukomeye. Na niyo mpamvu abazarangiza iyo nzira, haleluya, mu yandi magambo no kugira ikirenge mu cya Yesu twarabyize hano, abazarangiza ni ngombwa bakwiye ingororano yitwa ikamba ryo gukiranuka. Amen. None bavandimwe, twibaze rero ubuzima bwawe uyu munsi, ubuzima bwawe buhagaze gute? Ukora ibyo ushaka cyangwa uracyari muri ya ntambara yo gukora ibyo Yesu ashaka? Ibuka rya rembo. Petero avuga ngo uwibagirwa ibyo ngo aba yibagiwe umuhagiro w'ibyaha bye bya kera. Ko kwiye komeza kubaka
kwizera ukakubakamo kumenya, ukakubakamo n'ibindi byose. Kuko ubuzima bwa Kristo ni inyubako izarangira ari uko twinjiye muri plenitude ya Yesu Kristo. Yesu uracyari muri ya nzira ifunganye cyangwa warayivuyemo? Uyu munsi urumvira kamere cyangwa urumvira umwuka w'Imana? Ese uyu munsi ijambo ry'Imana niryo biryo byawe bya buri munsi cyangwa wowe wirira amafiriti gusa n'ibishyimbo? Niki kubeshejeho? Bibiliya iravuga ngo umwana w'umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, ariko azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Niki uyu munsi niki gishimisha umutima wawe? Ambisiyo zawe ni izihe? Ibyo urarikira kugeraho nibihe? Kugira ngo nze kugaruka nsoza kuri aya meza magari. Umviriza. Ubutumire ni gratuit. Ubutumire ni ubuntu. Nimugende mubwire bose yuko mbatumiye ku meza. Habamwe ntago bashaka no kumva ubutumire. Niba abandi basitara kuri rya buye rikabasiya. Okay? Ariko bazamenya ko ryabasiye bavuye mu mubiri. Nka daimoni navuze. Abemeye ubutumire ari benshi muri mwe ndabwira, bakwiye gutangira kumenya ko batangiye urugamba rwo gukomeza mu nzira ifunganye. Muri iyo nzira ifunganye nta bushake bw'umuntu bubamo, n'ubushake bwa Yesu Kristo. Kabone nubwo zaba ari inyungu nyinshi wabona muri ubuzima zikaba zigongana n'ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana nibwo buhabwa priority. Kuko hari igihe tuba muri situation tukabona ko dukoze ubushake bwacu hari ibyo twakunguka by'ubuzima, ariko nidukora ubushake bw'Imana izo nyungu zaducika. Iyo ugeze aho rero mwana w'Imana uhitumenye ikintu kimwe: nimba nariyemeje kuzicara kuri ya meza magari, niyo ntego y'ubuzima bwanjye, sinshaka kuzarangiza ahandi atari kuri ya meza, nkibonera iya mpanzi yandemye amaso mu yandi. Uko Yesu yavuze ngo ahirwa abafite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Iyo niyo ntego y'ubuzima bwanjye. Nimba wariyemeje gutyo, iyo ugeze ahantu uri muri dilemme, nuvuga ngo namahitamo abiri agongana. Ibi bima inyungu za vuba, haleluya, ariko bigatuma nkora ubushake bwanjye atari ubw'Imana. Ninkora ubushake bw'Imana, izi nyungu za vuba zaha zirancika, ariko iyo byose mu ijuru bakanzamura amapeti, mu ijuru bagakoma mu mashi. Haleluya. Kuko Imana ngo iratureba twese. Ninga bari muri stade, Imana n'abamarayika bari muri tribune, kandi bareba buri kintu cyose, buri umuntu wese uko akina baratubona. Ngo dukikujwe n'ibyaboneka gute? Benshi babagira geniki inuwe de témoin igicucu. Nuvuga ngo inuwe ni benshi, un nombre incalculable. Nuvuga ngo baratureba uko turaba muri isi, uko turarwana intambara, uko ku kibuga cy'ubuzima bw'isi. Haleluya. Ijuru Imana n'abamarayika baratureba. Iyo rero inyungu z'isi ariko zigurwa ibyaha, sibyo? Iyo tuzanze tukazivuma kugira ngo dukiranukire Imana, hariya muri tribune hariya aho Imana n'abamarayika bose bahita bakoma amashi, igitego cinjiye mu izamu rya Satani. Amen. None uyu munsi muvandi muri hano uracyari mu nzira ifunganye? Ese iyi nyungu zawe zigonganye n'iz'Imana ni izihe uhitamo? Iyi nyungu z'abantu zigwanye n'iz'Imana ni izihe uhitamo? Kuko ntabwo ushobora kumwira ko uzava muri isi utarahura n'inyungu zigongana n'iz'Imana, ahubwo duhura nazo buri munsi. None uhitamo izihe?
ndio ndasoza. Babyita muri filozofi dilemme. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri biraho, amahitamo abiri. Amen. Kandi yose agufitiye inyungu. Urahitamo ayahe, ureka ayahe. Okay? Hari akazi keza wifuje karahari, ariko umuntu ugatanga akeneye muvuga muti quelque chose. Hari akazi keza ari karahari, ariko umuntu ugatanga akeneye quelque chose. Wumva nawe yateshuje musingano ze, akeneye quelque chose. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo quelque chose ntago bayisaba abana b'Imana banyuze mu irembo rifunganye kandi bagashikara kuba mu nzira ifunganye. Ndashaka kubaza rero, quelque chose urayitanga? Quelque chose n'abana b'Imana basigaye bayitanga. Ibyo turabizi. Quelque chose nk'iyo umuntu atayitanga n'umuntu yamara majigiye yanyuraga muri rya rembo rifunganye, hari igihango yagiranye n'irembo yanyuzemo ari we Kristo, kandi iyo nzira ifunganye yarayiyemeje, kabone nubwo yakena mu by'isi ntabwo azatatira igihango yagiranye na Yesu Kristo. Kandi banga afite ni bya byiringiro byo guhanga amaso y'ameza magari. Iyo hanze amaso ari y'ameza magari, nta kintu na kimwe cyatuma ukora ibyangwa n'Imana. Iyo quelque chose irakavumwa, nimba yaguteranya n'uwagutangiye amaraso. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka ibyo mu isi yose agatakaza ubugingo bwe? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Byakumarira kunguka ibyo mu isi yose ugatakaza ubugingo bwawe? Intwari za kera z'Imana, abo dusoma muri Bibiliya, abayobora 11 n'abandi bakomeje kubaho, ibanga ryabo ryari iri: bahanze amaso ameza magari, bahanze amaso iherezo ry'ubuzima bwabo. Mose yaranditse ngo iyo abanyabwenge bakitaye ku iherezo ryabo, umunyabwenge yita ku iherezo rye. Umunyabwenge ntabwo areba inyungu za bugufi. Izo nizo zarimbuye Esawu. Yashatse ibyo kurya ako kanya, akiri inzara ako kanya, kuko inzara ntabwo yahise burundu. Iby'isi ntabwo bimara inzara, iby'isi ntabwo bimara inyota. Ufite miliyoni y'amanyarwanda azashaka miliyoni 2, nagera kuri miliyoni 2 azashaka 100, azarinda apfa agishaka izindi. Nta muntu n'umwe yigeze anyurwa n'iby'isi. Iby'isi ntabwo binyura. Bibaye gutyo ba Bill Gates bakiryamiye bakareka gukora. Umwana w'umuntu mu mutima we hariho umwobo munini cyane utuma nta kintu yarohamo kizagera ucuzura nkuko waroha amabuye mu cyobo kikuzura. Ibyo uroha byose mu mutima w'umuntu by'isi, ibyubahiro, amafaranga, haleluya, le sexe, tous les plaisirs n'ibindi byose mushaka, biguma bivuga ngo mpa. Umutima w'umuntu umeze nk'ugwabayanga rwagobo ruri hariya birasirazuba. Ibintu byose ushiramo amafaranga, abagore, abagabo, ibiki byose, ibyubahiro, ingendo kwisi ngo nageze hariya, nageze Monaco, nageze hehe, umunagenda aratanu wose yageze, sibyo? Nta kintu na kimwe cyuzuza umutima w'umuntu. Biligama aravuze ngo dans le cœur, dans la vie de chaque homme, il y a un vide sous forme de Dieu. Ngo mutima buri muntu wese hari umwobo, nta kindi cyawuzuza atari Imana yamuremye. C'est Jésus qui peut remplir ce vide. Yesu niwe ashobora gukombla iyo vide. Suka mu mafaranga ntumenya yanyuze. Okay? Ni murebe Mobutu. Nini yatuze amafaranga menshi kurusha Mobutu? Kongo yose yariye. Amen. Hallelujah. Yavugaga ku bantu bavuga ngo kanaka ngo yibye leta yagutse. Poa.
ngo yagize gute, ngo kanaka, ngo dore, ngo yibye, ngo bita. Congo c'est un éléphant. Congo ni nzovu. Nimba se yagiye agashuna ku gutwi, wumva yakuyeho iki? Ntabwo nawe genda kumuriza ukurure. None Mobutu murebe muri video zirahari, murebe ku maherezo ye n'umugabo w'ingorwa atariko amafaranga yamushiranye. Wajise nushobora kuzuza umutima wawe n'ibibisi isi kwereka. Yesu niwe yavuze ngo uzanywa ku mazi mu masoko y'isi azakomeza kugira inyota, ariko uzanywa ku mazi nzamuha ntazogerwa inyota ukundi. ahubwo amazi nzamuha azahinduka amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Sasa sisi tumekunywa kwenye maji ya uzima. Mimi nimekunywa kwenye maji ya uzima. Mazi y'ubugingo. Nimekunywa kwenye chemchemu ya maji ya uzima. Nanywe ku mazi adudubiza y'ubugingo. Bwana Yesu amesema, Umwami Yesu yaravuze ngo ukinywa kwenye chemchemu ya mito ya maji ya ulimwengu, nunywa ku mazi y'isi, y'imigezi y'isi, utaendelea kuwa na kiu. Uzakomeza kugira inyota. L'argent appelle l'argent, niko muri by'umukongomani yavuze. Ngo amafaranga ahamagara ndi. La gloire appelle la gloire. Icyubahiro kigahamagara ikindi. Comprenez? Murabyumva? On n'est jamais satisfait. Nari munyurwa. Mimi nimekunywa kwenye maji ya uzima. Ariko je nazanya amazi y'ubugingo. Yesu amemwambia Msamaria. Yesu niko yabwiye Msamaria kazi. Amemwambia hivi, yamubwiye uko nguku, nipe maji ya kunywa. Wampaye amazi yo kunywa. Akasema wewe Myahudi, aramubwira ngo uri Umuyuda, inawezaje kunyomba maji mimi? Wansaba amazi ute wowe? Kwa sababu palikuwa shida, palikuwa ukuta kati ya Wayahudi pamoja na Wasamaria. Kubera ko hari ugisika hagati y'Abayuda n'Abasamaria. Bwana Yesu akasema, Yesu akaravuga ngo mama, mugore, ungelijua wakamenye wandiwe, anayekuomba maji, wakamenye urimo kugusaba amazi uwe ariwe, maji ya uzima, wari kumusaba amazi y'ubugingo, angekupa maji ya uzima, akagwa amazi y'ubugingo. Atakaye kunywa maji haya, unyoye uzanywa kuri aya mazi, haya maji ya duniani, aya mazi yo mwisi, haya maji ya ulimwengu, aya mazi yo mwisi, ataendelea kuwa na kiu, azakomeza kugira inyota. ila atakaye kuja kwangu, ariko uzaza kuri je akapokea maji ninayotoa, akakira amazi nanga, hata ongeza kuwa na kiu, nazigera yongera kugira inyota maji nitayempa, kandi amazi nzamuha atageuka ndani yake, azahinduka muri we chemchemu ya maji ya uzima, amasoko adudubiza amazi y'ubugingo. Ora shakara marasandara barasika. Ikiwa umekunywa kwenye maji hayo, nunywa kuri ayo mazi, hakuna na kiu ya usharati, ntabwo uzagira inyota y'ubusambanyi, hakuna kiu ya mambo ya duniani, ntabwo uzagira inyota y'iby'isi, hakuna kiu ya kwamba sina hiki, uzagira inyota yo kubura iki n'iki. Ndio maana ukikunywa kwenye maji ya Yesu, niyo mpamvu wanyoye ku mazi ya Yesu, ndani ya maisha yako, mu buzima bwawe panabubujika, haravumbuka, panabubujika mambo haya, hatemba ibingibi, sifa za Mungu, amashimwe y'Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Komera amashyi Mwami Yesu. Kuna mtu alisema haya, hari umuntu yavuze ibingibi, alafu nakwenda kumalizia, ngiye gusoza. Alisema hivi, yavuze uko nguku, nataka niwaambie habari za mtu na pesa nyingi. Reka mbabwire umuntu yagize amafaranga menshi. Mtu na pesa nyingi, umuntu w'amafaranga menshi, anaweza kula kila kitu, abasha kurya ikintu ashaka cyose, ila hawezi kula kwenye mkate wa uzima. ariko ntabwo ashobora kurya ku mugati w'ubugingo. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kunywa kila kitu, ashobora kunywa icyo yifuza cyose, ila hawezi kunywa kwenye maji ya uzima. ariko ntabwo ashobora kunywa ku mazi y'ubugingo. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kwenda kila mahali, ashobora kujya ahantu hose yifuza ila hawezi kujya, kwenda kwenye meza ya mbinguni, ariko ntabwo ashobora kujya ku meza yo mu ijuru. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kuwaona wakubwa wa ulimwengu wote, ashobora kubona abakomeye bo mu isi bose, ila hawezi kuona uso wa Mungu, ariko ntabwo ashobora kubona mu maso y'Imana. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga, anaweza ashobora kuonja furaha zote, gusogongera ku byishimo byose, ila hawezi kamwe
ariko ntashobora na rimwe hawezi kamwe atashobora na gato kuhonja uzasogongera furaha ya Roho Mtakatifu. ku munezero w'Umwuka Wera. Piga makofi kwa Bwana Yesu Komera Kristo. amashyi Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa tumekunywa kwenye maji ya uzima. Rero twanyoye ku mazi y'ubugingo. Tumekunywa kwenye maji ya uzima. Twanyoye ku mazi y'ubugingo. Kiu cha ulimwengu kimemalizika. Inyota y'iby'isi yarashize. Kiu cha ulimwengu kimekoma. Inyota y'iby'isi yarashize. Tunafurahia na yale Mungu anatupa. Twishimira ibyo Imana yaduhaye. Hakuna matamaa yanatutawala. Narari na rimwe tugira. Hatuko watumwa wa tamaa. Ntabwo turi imbata zirari. Ne sommes plus sous la tyrannie des besoins. Ntabwo turi mu gitugu cy'amarari. Tumeweka huru na Yesu Kristo. Kwa umudendezo na Yesu Kristo. Nimeweka huru na Yesu Kristo. Twarabatuwe n'Umwami Yesu. Na siwezi kamwe kandi na rimwe kuacha uhuru huo. Nzitandukanya n'uwo mudendezo. Haleluya. Amen. None nshaka kukubaza muvandimwe. Amen. Ameza magari kwa gutegereje. Umva witeguye gufata icyemezo uyu munsi. Icyo byagusaba cyose. Nugo wahomba ibiguteranya n'Imana byose. Ariko ukabibonamo inyungu. Umva ko ntacyo ntiwazuyaza kubireka. Ibiguteranya n'Imana kugira ngo nawe uzicare kuri ayo meza. Yesu yavuze ngo bazicarana na Abrahamu na Isaka na Isirayeli, les patriarches. Haleluya. Ngo n'abahanuzi bose kuri ayo meza. Ntabwo uzisanga par accident kuri ayo meza. Nibyo ndangirizaho. Ntabwo uzisanga by accident. N'abantu bemeye kunyura mu irembo rifunganye bagakomeza kugira umwete wo gushishikara mu nzira ifunganye, kuko badahanga amaso ibishira, banga amaso aho bagana, banga amaso y'ameza magari. Reka ndangize kuri aya magambo. Paulo yavuze ngo twebwe rero abahanga amaso ayo meza magari, sibyo? Ngo umviriza, ngo ntitureba kubiboneka ngo ni by'akanya gato, ngo tureba kubitaboneka ariyo y'ameza, kuko ari ibihe bidashira. Ngo nawe umuntu wacu w'inyuma agenda asaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere akomeza kuba mushya buri munsi, kuko aba yiteguye kuzicarana na nyir'ubwiza bwose. Byakumarira iki wowe gushukwa n'isi ikaguha iminezero y'akanya gato? Kuko ntago tuvayo tuwe turajyayo. Utabonetse kuri ayo meza hari ahandi uzaboneka. Yesu ahita iki? Ngo hanze hazabakurira no gwekenya amenyo, yahise ngo mu mwijima wo hanze. Dieu va t'oublier pour toujours. God will forget you forever. Izakwibagirwa iteka ryose. Imana izabiranezerwa kuri ayo meza. Ntabwo rero yakwifuza ibivangira. Ubuntu bw'Imana ni bugari, ariko ababutera umugongo hari ingaruka. None muvani mwumvise ngo hahirwa ibyanjye bitazasitaza, kandi ngo iryo buye benshi barasitaraho rikaba bakavunagurika kandi rikabasya, kuko batizeye Yesu ari we. Unabika umutwe wawe, itekerezeho umuvandimwe, itekerezeho. Bibiliya avuga ngo hahirwa udapfukafuka ibyaha bye. Ngo upfukafuka ibyaha bye ntazabibarirwa, ngo ariko ubyihana, ubyatura akabyihana akabireka, ngo azagirwa imbabazi n'Imana. Nimba wumva ari ikintu ukwiye gukura mu nzira uyu munsi kugira ngo uhanga amaso ari ameza magari ategereje abakiranutsi, aho Yesu azasangira n'abera bose, aho Data azasangira n'abera bose. Nimba hari ibintu wumva uyu munsi ko Imana yagufasha bikava mu nzira mu buzima bwawe, zamura ukuboko kwawe, zamura ukuboko kwawe. Turasenga Imana yabigukuraho. Imana ishimwe. Wowe wazamuye ukuboko kwawe, teri intambwe uzana imbere. Ntabwo ari igihe cy'uburyarya. Ni Yesu uguhamagara. Waba warakiriye Yesu ukaba ufite ibintu ushaka kuvana mu nzira, waba utarakira Yesu ukaba ushaka uyu munsi gutangira urugendo rusha na Yesu, ngwino hano imbere. Ingia
ingia ingia ingia ingia, we umoja wa kondoo. Mugiye muza, komeze kuza. Oh, ingia dada yangu, ingia kaka yangu, ingia mama yangu, we umoja wa kondoo. Oh, Yesu alikufa ili uokoke, nawe uingie uwe umoja wa kondoo. Komezuze, uyu ni umunsi wawe. Oh, wacha dhambi zako, wacha manyanga yako, nawe uingie uwe umoja wa kondoo. Ingia ndugu yangu, ingia dada yangu, nami niingie tuwe umoja wa kondoo. Ulimwengu wa kudanganya ili upoteye, Yesu akuita uwe umoja wa kondoo. Watakatifu watamuona uko mbinguni, ndugu uingie tuwe umoja wa kondoo. Wewe wahagurutse, nashaka uyu mwanya mbere yuko nsenga ubanza ubwira Imana mu mutima wawe, uyereka ibyo byose wumvise yuko yakubuza kuzicara kuri ayo mazi magari, kuko Imana irumva ijwi ryo mu mutima. Niyo uzi ibyo bintu byose by'inzitizi, ubivane mu nzira. Nta mpamvu yo kuzabura ku meza magari y'umwami. Nicyo waremewe, nicyo naremewe. Ubuzima turimo ni bugufi, tunyura muri Yesu, muri isi akanya gato tugatumuka. Nous sommes comme des étoiles filantes. Nawe nutekereze abantu baruzi batakiriho, niko nawe mu minsi iri imbere, myaka iri imbere, nawe baza gushaka ntibakubone. Nanje nuko umuntu wese ari giye azava muri isi, hanyuma abandi basigaye bagakomeza. Buri muntu wese afite umunsi we. None rero Imana yashaka ko ukura mu nzira nziza zose. Ndibaza kumaze kuyereka Imana. None sura amagambo ati, Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, namenye icyo wandemeye, nuko kwiherezo nzicarana nawe kuri ayo meza magari, hamwe na Aburahamu na Isaka na Isirayeli n'abahanuzi n'abakiranutsi bose. None ndakweretse ibi byose bimpagaze imbere, bituma ntahitamo neza. Ibishuko by'isi, intege nke n'ibindi bibazo bitandukanye byose urabisobanukiwe. Uyu munsi ndahagurutse, mfashe icyemezo yuko ibyo byose uyumbabariremo, none ubinkize, kugira ngo uhereye none inzira inyura muri irembo rifunganye ndiyemeje kuyinyuramo no kwigumamo, sinzongera kuyivamo. Ume kugendesha kwizera, sinongere gushukwa n'aya maso. Kandi warasezeranye kuba kwizera ntuzabatererana no muri ubuzima, ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kudageza ku mperuka. Ungirira imbabazi kuri ibyo byose nakubabajeho, igihe cyose ntakoze ubushake bwawe. Umbabarire Mwami Yesu, ubihanagure mu gitabo cy'urubanza. Amaraso yawe Yesu umwuka wanjye
ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye ibyamumanije byose ubinkureho ntangire bundi bushya inzira y'agakiza guhanga amaso ibyo abera bakera icyo bahanze amaso ameza magari uteguriye abera bawe. Urakoze mwami kunyumvise kandi kumbabariye. Umpa imbaraga rero uhereye none zo kunesha sekibi n'ibishuko bye n'isi y'umwijima na kamere. Amen. 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 Kari ngusengere, tega amaboko yawe. Alléluia. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, tu as entendu leur prière, wumvise amasengesho wumvise amasengesho yabo qui sortent du fond de leur cœur. yazamutse mu ndiba y'imitima yabo. Ils ne sont pas levés en vain. Ntabwo bahagurukiye ubusa. C'est parce qu'ils ont été convaincus par le Saint-Esprit ni ukubera ko bemejwe n'umwuka wera qu'ils doivent prendre une décision aujourd'hui. ko bagomba gufata icyemezo uyu munsi. Même si ils avaient pris deux décisions avant, nubwo bari barafashe icyemezo mbere pour les uns, kuri bamwe, pour les autres la première fois peut-être, ku bandi wenda nibwo bwa mbere, mais ils se sont levés dans la foi. ariko bahagurutse bizeye. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour tous leurs manquements. ku byo batakoze byose. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour leurs actes ku byo bakoze qui ne sont pas ceux de la piété. bitari ibyo kukubaha. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour chaque acte posé ku cyo bakoze cyose qui ne t'a pas glorifié. kitagwesheje Je icyubahiro. demande pardon Ndasaba imbabazi pour chaque pensée, chaque parole kuri buri gitekerezo no ku buri jambo dans leur vie mu buzima bwabo qui ne t'ont pas glorifié. bitagwesheje Mais icyubahiro. aujourd'hui, Ariko uyu munsi ils se sont décidés. bafashe icyemezo, Et en vertu de leur décision, kandi ishingiye kuri icyo cyemezo bafashe, j'appelle Seigneur ton pardon. ndahamagara mwami imbabazi zawe. Sanctifie-les, Beze, purifie-les, bahumanure, libère-les babohore au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Que leurs esprits soient sanctifiés, Imyuka yabo yezwe, que leurs âmes soient sanctifiées, ubugingo bwabo bwezwe, que leur corps soit sanctifié. n'imibiri yabo yezwe. Tout leur être Umuntu wese yuzuye tripartite agizwe mu butatu te soit consacré aujourd'hui. akwegurirwe akubera inyego uyu munsi Jusqu'à la fin de leur vie. kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Protège-les, Seigneur, Barinde mwami sur ce chemin resserré kuri iyo nzira ifunganye qui passe par la porte étroite. La porte étroite. inyura mu irembo rifunganye. Qu'il n'y ait aucune puissance ntihakabe ubushobozi na qui bumwe puisse les faire quitter ce chemin. bushobora kubavana muri iyo nzira. Délivrez-les barokore des séductions de ce monde, y'ibishuko by'iyi si, des plaisirs passagers. n'iminezero y'igihe gito. Au nom de Jésus, mu izina rya que tu Yesu sois justifié. wakire gukiranuka, Que tu sois justifié. Tsindishirizwa. utsindishirizwe Dans le sang de l'agneau. mu maraso y'umwana w'intama. Sois justifié Tsindishirizwa dans le sang de Jésus mu maraso Yesu Kristo, de tous tes péchés. kandi ibyaha byawe Et byose qu'à partir de maintenant, uhereye none il te soit donné wakire une robe blanche. igishura cy'umweru. À partir de maintenant, Uhereye none sois revêtu d'une robe blanche. wambikwe ikanzu y'umweru. Sois revêtu d'une robe blanche. Wambikwe ikanzu y'umweru Ça veut dire la justice de Dieu. bivuga gukiranuka kw'Imana. Sois revêtu d'une robe blanche Wambikwe ikanzu y'umweru à l'endroit des haillons. mu cyimbo cy'ibishwambagara. Au nom de Jésus, Mu izina rya Yesu reçois cette robe blanche. akira uwo mwambaro w'umweru, La justice divine. ari uwo gukiranuka kw'Imana. Pas ta propre justice, Ntabwo ari ugukiranuka mais kwawe, la justice de Jésus. ariko ugukiranuka kwa Yesu. Sois revêtu de la justice de Jésus. Wambare gukiranuka kwa Yesu, Et qu'à partir d'aujourd'hui, kandi uhereye none sache menye que iki tu as une place ko ufite umwanya à la grande table. kuri ya meza Au ngari. nom de Mu Jésus-Christ, izina rya Yesu tout le monde dise Amen. twese hamwe tuvuga ngo amen, Amen, amen. amen, amen, Haleluya. amen. Ufite umwanya kuri ariya meza. Amajwi ya Satani ntangwe kugushuka. Yesu yakubabariye, aragutsindishirije. Amen. Kandi ufite umwanya kuri ariya meza.
ntiwongere kandi gutekereza nka mbere. Ntiwitekereze nka mbere, witekereze nk'ubu. Imana yabwiye marayika ngo ambura Yosuwa umutambyi mukuru ibishwambagara, umwambike umwambaro we wera. Satani akugwa n'isoni, amuvaho. Yari aramurega, we narimo tuzabyigishaho, sibyo? Ubu rero Imana yakwambuye imyenda y'ibishwambagara mu buryo bw'umwuka, yakwambitse ikanzu yera. Amen. Nashaka rero ushima Imana rero magambo yawe. Ushima Imana magambo yawe. Ushima Imana magambo yawe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Teka kubari muri Kristo Yesu. Plus de condamnation. Nateka bagicirwaho. Tu repars justifié par le sang de Jésus. Urava hano utsindishirijwe mu maraso ya Yesu. Tu repars déjà justifié. Ugiye utsindishirijwe. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. En vertu de ta foi. Bishingiye ku kwizera kwawe.